nigeze guhura n'umuyobozi ukomeye ndampagarika imodoka maje guhagarika imodoka mbese bamanza bansuzwa ngo bite ndavuga ni byiza umeze ute ndangije ndavuga tumva Imana irambwiye ngo bagiye kugufunga senga cyane arangije avanga ibyo ni byabindi by'abanyamasengesho babaga bashaka indonke ndamubwiye ati ngewe ntabwo nkorera Imana kugira ngo wehume ahubwo nyikorera kuko ari Imana ahubwo nyiramye kuko ari Imana ndabikubwiye nyuma y'igihe gito ugiye kubibona kandi mu minsi itarenze 7 urabibona arangije avanga ngo nyine ngo nteze iminsi ndavuga ati mu minsi 3 baraba bagufunze umugabo aragenda nanjye ndagenda yaje mu kidaho ari kubaririza ngo kwa juri nihe umudamu usengaga ngo bari kunda ngo bakamurangira akabatoya ntabwo aruye wageze akavuga ngo ntabwo aruye ni umudamu ukunda gusenga yarampagaritse arampagarika ambwira ibintu akabigira ute akabikinga ariko babizi ko bamujyanye bakavate ati buraya yaramubwiye ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndatuma Imana Concorde kamfatiye umwanya gushimira wakanze subscribe ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ubwa mbere ukayikanda n'ukuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije kutabicisha irungu n'ukuri pe reka nanjye shimira abantu umuntu wumva butakwira adasacinze Concorde TV show ngo arebe icyo twashyizeho by'umwihariko rwose aba bantu ndabasuhuje mu izina rya Yesu yego uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa arakuze cyane arakuze cyane ubwo uri umukecuru umuntu ukuze cyane si ntaba ari umukecuru ndi umubyeyi yego turi kumwe n'umubyeyi umuntu w'umubyeyi abagomba kwivuga nta mpamvu ngo umuntu amuvuge reka tumusabe atubwire amazina ye atwibwire muri make tumenyane neza Yesu ashimwe ahimbazwe amazina nk'ibisanzwe ni Manishimwe Julienne abenshi banzi ku izina rya Mama Oruga yego abenshi bakuzi ku izina rya Mama Oruga Mama Oruga barimenyeje bundi aho byariye kandi Oruga nta myaka 5 aragira none ubwo arabazi Mama Oruga n'abazi Mani sigo ntibakwitaga Mani kuva Imana ishimwe nese Manishimwe nyine ariko bararihinaga bakavangwa Mani na Julienne bakarihina bakakwita Juri yego ubwo witwa Mani Juri Manishimwe Julienne nyine bari hose bahina ubwo ubaye nk'umuhanzi kugira ngo nyine abaye akazina koroshye wahita wita Mani Julie yego Manishimwe Julienne Mama Oruga niwe turi kumwe tugiye kubana muri iki kiganiro reka tumusabe mu bubasha n'impano Imana yamuhaye adusengera twingingira Imana ngo ize kubana natwe ize kukituyoborera kize kugenda neza ni karibu umukozi w'Imana
Mana data wa twese murengeze ubugingo bwacu, data wa twese mwiza, izina ryawe nishigwe hejuru. Tugushimiye ko waturinze, tugushimiye kuri Imana turindiye hose n'ukuri katubera amaso cyarimwe, izina ryawe nishigwe hejuru. Warinze mu mujyi no mu cyaro, urinda ibihugu bitandukanye, urinda Afurika, urinda hirya yayo, izina ryawe nishigwe hejuru. Tugushimiye kuri Imana rero Kristo avangura, tugushimiye kuri Imana iturebera hose icyarimwe, izina ryawe nirishimwe. Waturinze ntitwahitanwa n'umwijima wa Satani, waturinze ntitwapfa, izina ryawe nishigwe hejuru. Niyo mpamvu Kristo muheretse Kristo barareba kino kiganiro, ubaha imbaraga bahe gusubizwa nawe mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Tuzanye ubutwari bwo gutegeka, kuko waravuze ngo ibyo tuzahambura mu isi no mu ijuru bizaba bihambuwe. Reka Kristo abahambiriwe, reka bahamburwe nawe, abashobewe, ababuze akazi, tuje gutegeka, kuko icyo tuzategeka mu isi no mu ijuru kizabo Erevodotayi gerere kizabohoka. Uri Uwiteka Imana ushoboye byose, urera kandi urakiranuka. Nasengaga kugira Kristo uduhe Kristo ibiganiro Enevodotayi ni gerere dotayi, ibiganiro byacu bihembure benshi Kristo, ibiganiro byacu Kristo inkuru yawe yamamare, kuko uri Uwiteka Imana ushoboye byose. Komeza wamamara urakabyarura agaheka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Fora impamvu nshyize telefone ku gutwi ntago nayimenya. Ntago wayimenya? Nusi kujya werekwa wabyerekwa. Ntago namenya impamvu yishyize ku gutwi cyangwa impamvu nyikize ku gutwi. Ndi kumva akari kode wanyoherereje ejo. Umva urwaye pe, ndi kumva imbaraga ntazo. Njye nakubwiye nti se ejo urashobora gukora ikiganiro, hambwiye ati ikindimo ndavuga twabireka utaza kugwa imbere ya kamera, uti ikindimo ntabwo cyatuma najya imbere ya kamera ugango mvuge ikimana yashyizemo. Izo mbaraga uzikura ijambo ry'Imana yarangiye ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Yego. Ngo cyo dukomeze dushire imbere kandi dushimire ihoraho. Yego. Ikindi more ntago kinyemerera guceceka, niyo mubiri wababara ariko mo imbere. Ikindi mo ntago kinyemerera guceceka, ntabwo waceceka ngo bikunde, ntago byakunda. None se ubu nuvuga cyane ukongera ijwi rikamera nkuko ejo wampamagaye bimeze, biragenda ute? Kandi ubu ndi gukira. Nose undi byagenze ute? Wafashwe ute? Narwaye. Kuko isi utampamagaye ngo ngusengere, ahubwo ukambwira ejo uri gukira. None narisengeye. Warisengeye? Cyaho hamaga abandi bahanuzi, uko nje n'ubundi mujya mumpinga ngo ntago ndi umuhanuzi ngo wanyawe, ugomba guhamagara abandi bakagusengera. Hari undi wahamagaye. Wasizwe amavuta n'Imana. Kandi wasizwe amavuta n'Imana. Uzuki wanze kumpamagara ngo gusengera. Nuko njya nca amafaranga. Naho ziri muri babahanuzi basabaga ibitambo. Cyane tuzana igitambo. Tujye gutamba igitambo ku musoza turazana 90,000. Yesu we uzise mbere uwakoraga icyaha wese, uwakoraga icyaha yaba yaravukanye amahumane, uko yabagameze kose yatangaga iki igitambo. Ariko igitambo ngo cyaba kimeze ute? Ngo akazana inuma y'intungurano. Ariko Yesu yaraje kumusara bigorogotera vango byose birarangiye. Ibitambo bivaho, ntazagira umuntu ukubwira ngo konkorude impaya ngaya ngo ni Imana irakora. Oya. Yego. Igitambo na amavi n'umutima umenetse. Igitambo Uwiteka yishimira cyane ni umutima umenetse. Yego. Umfata umutima wanjye ngumene. Oya, umutima umenetse. Umutima umenetse ni cyagihe ucira Imana bugufi. Nibyo Imana ari gihe ujya gusenga Imana akakubwira ngo kubera umutima wawe wazanye umenetse ndakurengeye. Ni cyagihe wizera Imana ukayibwiza ukuri, ukabati Imana nyemerera tugendane. Yego. Niwo mutima umenetse. Nyine mvuza ko umutima umenetse ngirango no kugenda umuntu awufate awujanjagure. Urumva? Nibuka hariya muri Matayo 5 ngo ahirwa abakene mu mitima yabo kuko aribo bazabona Imana. None ibyo narabyumvaga. Ukagira ngo ni umukene. Hari famille twari duturanye nyine tuyirusha
imibereho ubwo nkajya mbwira mukuru wanjye ngo nkibera bariya bakwantuza nyine bazabona Imana kuko ari abakene. Oya hahirwa abakene mu mitima yabo kandi hahirwa abafite inzara n'inyota byo kumubona abo ngabo bazabona Imana. Twisonzeshe noneho. Oya inzara n'inyota mugane hari abavuga ngo ubusi turisonzesha ubusi twemere tuba abakene. Oya umukene mu mutima ni wa wundi ukeneye ijambo ry'Imana, wa wundi ukeneye guhumurizwa n'Uwiteka, ni we Imana ivuga ko ari umukene. Hanyuma ufite inzara n'inyota ni wa wundi ushaka kubona Imana. Hari ukuntu ngewe simbizi mu buzima bwa buri munsi ngewe n'ubu narindwaye pe narimbangamiwe kuko ngewe mu buzima bwa buri munsi mbora ngenda nkunda kwivugira Imana. Ubwo rero naho narindi kuba ndyamye narindi guhaguruka ngapfuka aho ndyamye nkava Mana ndengera kuko mpora numva mfite inzara n'inyota. Mbese niyo numvishije ijwi ry'Imana ijwi ry'Imana ritamvugishije nakwiheba pe. Ariko niyo mpamvu nkubwiye ngo iyo ugize umwete inzara n'inyota hari ukuntu reka nkubwiye ntuzasenga Imana uri mu kibazo gusa no mu bisubizo uzasenga Imana. Imana kuko niba ushaka kugira inshuti Imana uzayigire mu mwanya wawe. Ni ukuri. Ntusi mwiki gihe wari urwaye washoboye gusengera baguhamagaye? Narabasengeye. Unarwaye? Hari umuntu guhamagara ukamubwira ati ndarwaye. Ati nanje merewe nabi. Kubwa si none ndamugenzane ugasenga da ugashobora kurizamura se nyine nawe uryamye imbaraga ari nkeya. Ubushobozi bwo mfite yego ntago bunyemerera kureka gusengera abantu. Kandi kurwara rega ijwi ntabwo rigenda ry'Imana. Mwuka wera ntabwo agenda. Yagenda tese kandi akurimo. Nose kwa kundi mu mwuzura mukicugusa wakwicugusa ute kandi umubiri urwaye. Nese wagize ngo guhanura no kugira guca gusa. Oya. Iki kurimo mugendana. Nose mu nzira barabaguhanurana ubwenge. Nose mu nzira wakuzuriramo umwuka wawuzuriramo biterwa. Ariko nubundi ijwi riragusanga. Ngewe nigeze guhura n'umuyobozi ukomeye. Ndampagarika imodoka. Maje guhagarika imodoka mbese bamanza bansuzwa ngo bite ndavuga ni byiza. Umeze ute ndangije ndabatumva. Imana irambwiye ngo bagiye kugufunga. Senga cyane. Arangije avanga ibyo ni byabindi by'abanyamasengesho babaga bashaka indonke. Ndamubwiye ati ngewe ntabwo nkorera Imana kugira ngo wehume. Ahubwo nyikorera kuko ari Imana. Ahubwo nyiramye kuko ari Imana. Ndabikubwiye nyuma y'igihe gito ugiye kubibona kandi mu minsi itarenze 7 urabibona. Arangije avanga ngo nyine ngo nteze iminsi. Ndavuga ati mu minsi 3 baraba bagufunze. Umugabo aragenda nanjye ndagenda yaje mu kidaho ari kubaririza ngo kwa Juri nihe umudamu usengaga ngo bari kunda ngo bakamurangira akabatoya ntabwo ari uyu wageze akava ngo ntabwo ari uyu ni umudamu ukunda gusenga yarampagaritse arampagarika ambwira ibintu akabigira ute akabikinga ariko babizi ko bamujyanye bakavate ati yaramubwiye naramubwiye ariko bagiye kugufunga ariko uzaza nubundi bagize ute baguhaye bakongeje umushara. Yego. Arangije barawumwongeza. Arangije araza ndangije nubundi ndamubwiye ati kubera amatwaro uzanye mashasha nubundi bazagufunga kandi nibagufunga bazakwirukana. Nuko arabanga ubu nabigenza nte kugira ngo Imana imbone mu mwanya. Namubwiye ibizira 3. Yego. Arambwira ngo 2 ntayabishobora ngo kimwe nice yareka. Ndamubwiye ati genda bagiye kuzakwirukana baricaye mu rugo. Mwari musanzwe muziranye se yakoraga hafi uga ngo muhuhagarika imodoka ye? Oya. Nuko twari duhuye gusa. Wabonye imodoka ugenda urahagarika? Nagize gutya. Kandi nta muntu upfa guhagarika imodoka z'inyobozi. Uyihagaritse kenza hari ubwo se wabugiye kubabwira ngo iki. Ariko ngiye narabimubwiye.
yarampamagaye ngo bya bindi wambwiye byarabaye ndavuga ati nta n'amahirwe Imana yakongera kuguha ngo ugire ute gusubire mu kazi uzashaka business nimbura ukumva ko ushaka kwihana tugasenga uzashaka business yo gukora na business y'umudamu yarahombye kuko byabizira bibiri wanze kubireka buri Imana icyaha yanga gusambana Imana igira ute irabyanga noneho kurenganya abantu Imana ibyanga urunuka kuko yajije kurenganura abantu yego ubu ngubu baricaye nose icyo gihe muhura bwa mbere yakubwiye ati mukozi w'Imana rwose nsengera Imana yari kubikuraho nyine namubwiye ngewe ijwi ry'Imana ryaransanze rirambwira ati ni ibintu bitatu ndamubwira ati ibi bintu bitatu urabireka kimwe cyo nagishobora bikibindi byo ibindi ntago nabishobora ndamubwira ati y'Imana igushaka mu mwanya irakubwiraga reka biriya uje kubyo nshaka yego ngo ntago nabishobora ndavuga uzabishoborera ikibi n'iciza igenda nanjye ntago ndagusengera ntago amavuta Uwiteka yanyimikishije bazi ngo na amavuta yatwisiga yo ari amavuta yisiga sinini utayagura wajya kuyaguruka yitotobeka ariko na amavuta y'Uwiteka yayandi ujyamo ubutayu ugasengera abantu yayandi fata ibihe by'iminsi 3 ukabati ngiye gusengera abantu yayandi winjira mu buvumo ugasengera abantu ukareka ibyawe ugasengera abantu yayandi winjira mu mazi zambaraga dufite zizatuma tubaho mu rupfu nayo niyo mavuta none se ndacyari kuwo muntu pe iyerekwa ryaje imodoka ikunyuzo cyaba wari waribonye mbere iyerekwa ngiye Imana yarambwiye va mu rugo hari mu masaha ya 9 mva mu rugo kibisanzwe kwa kenshi nkunda kuba iyo ntari gusenga mu musozi mbari mu buvumo ntari mu buvumo bari mu mazi cyangwa nibere no mu rugo ndi kwisomera na Bibiliya ndi gusengera mu rugo ndangije ndamuhagarika ubwo nyine nyine ni umuyobozi ukomeye pe arangije ndavati ntago ari wewe nshaka n'umushoferi ndamubwira ntago ari wewe nshaka uraho wicaye iri inyuma ati ukumushakira iki imumwa tuvugana ati wamubwirira hano ndamubyataya nibanga ryanjye nawe bakavuga uyu muntu uciriritse gutya ariko batubona nk'abaciriritse ku nkuru ariko iki turimo kibarusha imbaraga kibarusha amaboko ndangije ndamubwira ati waza tukavugana ati ahubwo banone basohoke winjire mu modoka oya ndavuga toya wanyemera tukavugana ngenda avuga ati kubera ko nta rutugu n'ubundi rukura ngo rusumba izosi iyo uciye bugufi wera kubona ko nciye bugufi ariko nkimara kubimubwira wabonye ko murenze yego kuko namuhaye ibimenyetso birenga 2 yego namubwira icya gatatu ufite umwana umugaye icya mbere umugore wawe arwaye umugongo wanze gukira kandi cya kabiri waragerageje ushakisha hose ushaka no kugira ngo bamujyane hanze bamushyire mu rutirigongo kugira ngo urebe niba yava mu kagare biranga ntabwo azakizwa n'abaganga bo hanze nta nubwo azakizwa n'abo mu Rwanda ibya Kinyarwanda babigiyemo ahubwo azakizwa no gusenga ndavuga atariko nudaca bugufi bagiye kugufunga akimara kubyumva ibyo bwo yatangiye guca bugufi ati yinjira mu modoka bagira ute bagenda wabandi ndamubya ati ndamuzisi ngo ushakaho nta nimero yawe ngo nkwatse nta n'igitambo nkwatse kuko Yesu yaje gukuraho iki ibitambo aragenda nyuma yaho byararangiye nanjye naranabyibagiwe nge ubuhanuzi mpanuye kenze uje kubimbwira ngo byabaye sinibukaga ibyo nahanuye arangije aragenda ubwo bimara nk'amezi 2 kumbe yaragiye izo minsi Imana yamubwiye
umunsi wa kane nana mubyengo mu minsi 3 umunsi wa kabiri niwe baje kumufata yagiye mu rugo baza kumufata mu rugo iwe baramujyana uzajya muri gereza wambaye na kamambiri akumva ko bitagira ute bitashoboka akumva ko mbese kumva ko bitashoboka ariko ibidashobokera imbere y'amaso y'abana b'abantu ku Mana birashoboka ndangije aragenda ubwo arayarya amezi umunsi wa mbere avamo uwa kabiri yahise aje kunshaka akabaririza bijava ariko muri gushaka bajuri ati oya turamwibutse ati ni mama w'uruga barampamagara nanagiye no gusenga uburaye ndi gusenga sinitabaga telefone barampamagara iko wampamagara kumeze kose singira gute sinca reze ebyiri ntago zibangikana birumvikana niyo ndi gusengera umuntu wampamagara ukabona ndi kurivugiraho sinshobora kugira ute kugufatiramo kandi ndi gusengera undi ubwo igihe cyarageze abwara bari kwitembereza abari kunywa fanta ubwo ndi gutaha nari mvuye ku mazi arampamagara ati ubita mukozi w'Imana ni byiza umeze ute nimeze neza none si ko ngushaka urukunshakira iki urinde ati ni wa muntu mwigeze guhura atariko ibyiza twabiganirira he amaso ku maso yego turayaza turahura tumaje guhura ati waza sukicara bakaguha fanta ntoya Pita nibuka rya jambo ngo ni babateka mutwe yego ntoya ngo yambabarira ntoya Yesu arampagije nubu navuyeho naho ndi gusengera Imana izikunda nkwa fanta nuko arangije arantekerereza ndamubwira icyo ngicyo icyabimara tuje mu rugo nta kibazo nibushaka ko ngusengera turaza yati Imana yo mwijuru yambwiye ngo ureke ibintu nibi bitatu bya bindi bitatu aravuga ngo wasigaye ngo kimwe n'icyo yashobora ibindi bibiri ntiyashobora ndangije ndamubwira ati rero amavuta yanjye kuko ahantu nari niriwe hari mu mazi nayo mvuye kwishakira amavuta y'Uwiteka ndamubwira ati amavuta yanjye ntanda kurambika ibiganza nawe genda Yesu aguha umugisha ariko nyuma y'ibyo byose bazakwirukana hehe mu kazi baramwirukana nizo zambaraga nakubwiye zushobora gutegeka ngewe nkureba mu maso ngahita menya icyo ushaka nakureba gutya niyo nareba ifoto mbita mbona ibyawe ifoto na nimero niyo nyandikiye kuri WhatsApp Imana ihita imbwira ibyawe tutari twanavugana ntari numva ijwi ryawe ubu umuntu akaba yakwandikira ati muraho ngahita mubwira ati humura Imana igiye kuguha iki kuko nicyo ushaka n'urugero turi kuri WhatsApp umuntu akakwandikira ati muraho ntabwo wareba ifoto nje ko ndi umugabo narashyizeho ifoto ya sheri wanje warangiza ugahita werekwa uzi ngo ndi umumama kandi ndi umupapa ngewe ntabwo nshobora kwitiranya umuntu kuko Imana yacu ntiyitiranya amazina kuko igiye gutabara ko nkorude ntabwo yanyura kwa juri kuko urukumva na amazina gahabaye umugabo n'umugore si umuyoberwa nyine urebeye ku ifoto kuri profile narijijishe nkashyiraho iy'umugore kandi ndi umugabo ntiwakwereka no gushiraho iy'umwana Imana ihita imbwira amazina y'uwo muntu cyangwa ikambwira ko ari n'umugabo yego ariko ratareka ujya unabyerekwa njya mbona kenshi ibiryo urya gakeya cyangwa se kwicara hamwe gakeya igihe kinini n'undi uri gusenga igihe kinini mba ndi gusenga ubu buzima bwa buri munsi mba ndi gusenga kandi ngewe sinshobora gusenga ngo niba ari konkorude ndi gusengera konkorude sindamuvaho Imana itamuhaye umugisha kabisa amayinite yanjye ndayakoresha megabayiti zanjye ndazikoresha zo niguriye konkorude abona umugisha ujya wibuka abona umugisha yego ujya wibuka gusengera ibyo wampanuriye cyangwa urabyibagiwe ko mbitegereje ariko ibyambere natangiye kubona ibimenyetso uzi icyiza wanyohereje rikodi y'ibyo wabonye nayo ibitse ahantu ubisohora mvivura nakubwiye ko bimwe ndi kubona ibimenyetso hari ibindi bisigaye
ibyo byo tuzaserebura ibyo natangira kukubwira ngo kubw'imbaraga ze dufite ikinyemerera ntago kimbuza gusengera Konkorude ahubwo kimatiriza kongera gukomeza nkamusengera kandi sinjya nibagirwa Konkorude niwe wakoresha indi nimero ukanyandikira kuri WhatsApp nahita nkubwira ngo uri Konkorude Imana yahita ibikwereka ihita ibinyereka ariko juri ntago ari ukwirarira njyewe sinakwirariraho ikindimo mwuka wera undimo ntanyemerera kwiyemera kandi umuhanuzi mwiza rimwe nzakugerageza nandike nkoresheje indi nimero ndeke kuzavumbura kwa njyewe njye ntago njya nishira hejuru njyewe iyo ngusengeye sinshobora kukurekura gusa wasubizwa usijya guhura nk'uko nguko ukamya ati mama uruka byasubijwe Imana ishimwe haleluya nyinshi ndazitera niba turi kwandikirana kuri WhatsApp ndatera haleluya nzamura Imana icubahiro ubwo birarangiye yego ubwo nyine nuko ngere nsengera n'abandi kuko buri munsi ubwo nimba naraguhanuriye nta munsi bwakura nakuvuze nose bose barafasha amazina yabo nimba ari ibintu Imana yampaye sinjya nibagirwa apfa kuba twavuganye ukibuka uti ni Konkorude ngomba kumusengera Imana yambwiye ibi ibyo Imana yambwiye ntago nabyibuka kandi koko byo wavuze yuko yavuze yego reka tujye no mwanya w'ijambo ry'Imana mama waruga yego ariko Imana igukomereze amaboko amina tugiye gusoma mu byahishuwe 12 yego 22 umurongo wa 12 dore ndaza vuba nzanye ingororano yego kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze yego ndi Alpha na Omega uwa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo amen hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora yego njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino kandi uwumva nahamagare ati ngwino kandi ufite inyota naze ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu amen uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo uhamya ibyo aravuga ati ye ndaza vuba amen ngwino mwami Yesu ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese amen amen haleluya amen ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano ngo kugira ngo ngororere buri muntu wese ibijyanye n'ibyo yagize ute yakoze haleluya kabiri hari abantu bitiranyaga imvugo y'Imana n'imirimo yayo iyi Mana yo mu ijuru haleluya iyi Mana yo mu ijuru yaguhaye isezerano bisaba kuririnira ugasenga haleluya gatatu kizera ukava mu nzira mbi wari urimo ngo dore ndaza vanzanye ingororano ngo ngorore buri muntu wese bijyanye n'ibyo yagize ute yakoze ku murongo wa 13 turavuga ngo ndi Alpha na Omega uwa mbere n'uwa nyuma itangiriro n'iherezo bivuze ngo Imana yavuze niyo abantu benshi bavuga amagambo ijambo rya nyuma ni iry'Uwiteka haleluya abandi bose niyo bakuroga ntibazaroga umugambi w'Imana niyo bakuroga ntibazaroga isezerano Imana yakuvuzeho haleluya amen haravuze ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera hera
cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire mu rurembo haleluya ngo hahirwa abamesera ibishura byabo hahirwa abaharanira gukiranuka haleluya hahirwa abahora bamese hahirwa abahora bapfukamiye Uwiteka haleluya ngo kuko abo ngabo nibo bazinjira muri rwa rurembo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora haleluya hanze hazaba imbwa n'abarozi hazaba n'abasambanyi haleluya ngo n'abakunda kubesha n'abakunda kuvuga ngo yavuze itavuze abo bazaba hanze haleluya kuko Imana yavuze na mwana w'umuntu wavuga ngo njyewe Yesu ntumye marayika haleluya Yesu atumye marayika haleluya mu bibazo byawe Yesu atumye marayika perime wabuze Yesu atumye marayika mu kazi Yesu atumye marayika ku bana bawe Yesu atumye marayika ku burwayi bwawe Yesu atumye marayika haleluya Yesu atumye marayika guhumuriza mwebwe haleluya Yesu atumye marayika kugira ngo guhumurize ibyo ku matorero ninjye gishitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we kandi ninjye nyenyeri yaka mu ruturutu haleluya cyagihe uri mu bibazo cyagihe urwaye Yesu ijwi rye rigusanga no muri koma rikavuga tuzabaho kindi kigihe impamvu nakunyujije hano nanze ko wapfa nagusize hano kugira ngo uzahumurize abantu haleluya ryajwi rigusanga no muri Serekeye rikavuga ngo zuka haleluya ryajwi rigusanga abarozi baguteretse rikavuga ngo zuka nazanye ubuhanuzi buvuga ngo twaje guhambura ibyo baboheye mu isi kuko no mu ijuru bigiye kubohoka haleluya no mu ijuru bigiye kubohoka kandi bigiye kumenyekana haleluya aya mahirwe ya Satani bigiye kumenyekana ko twasenze haravuze ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino kandi niwumva nahamagara ati ngwino kandi ufite inyota naze ashake amazi y'ubugingo ku buntu haleluya ufite inyota n'inzara weho urabona kino kiganiro ngwino wikwigirira nabi Yesu aragukunda wikwiyanga uri ahantu uri mu bwigunge urukumva ko isi yakwikaragiyeho urukumva ko Imana itakwemera Imana irakwemera nta muntu ukwemera nk'Imana haleluya nta muntu ukwemera nk'Imana niyo mpamvu nzanye ubuhanuzi ngo akira kubohorwa kuko ibyawe mu ijuru byarangije kubohora niyo mpamvu nkuzaniye ijambo ryo kuguhumuriza ngo wikwigirira nabi Imana yamwishije kukubohora yavuze ngo uwumva wese aya magambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo ndamuhumuriza nihagira umuntu uzongera kuri iyo Imana izamwongeraho ibyago byanditswe muri iki gitabo haleluya ngo nihazagira uhanura yarangiza akagereka ngo ariko ndaguhanuriye akugiye yerekwa ryawe aragutatama byose ngo ariko Imana iravuze ngo impa amafaranga Imana izamwongeraho ibyago haleluya izamwongeraho akaga haleluya abenshi bahuye n'ibibazo kubera kuvugira Imana nabi ariko Imana yo mu ijuru ntabwo igira nabi haleluya ariko ibyago bitagusumira haleluya haravuze ngo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'iki gitabo cy'ubuhanuzi Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kumurwa rwa rurembo rwera rwanditswe muri iki gitabo haleluya ngo ariko nanone nihazagira guhanura akagabanya ngo Imana izamukura n'ubundi haleluya izamukura kuri cya giti cy'ubugingo haleluya ngo kandi
uhamya ibyo aravuga ati ye ndaza vuba. Haleluya. Yesu aje vuba ntabwo atinze. None havuye muri zanza ageze muri ndakoze. Haleluya. Ubu none hari gukora. Amena ngwino mwami. Haleluya. Nawe mwemerere vuga ngo amena ngwino mwami. Amena ngwino mwami. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane nawe. Weho uri kwigirira nabi, Yesu ni Imana itanga itariki, ni Imana itanga ibimenyetso, ni Imana itanga iminsi zo gusubirizwamo. Haleluya. Haleluya. Hari no dusengana mu gitondo nimugora akampamagara ati bya bintu byabaye. Ibyo nayindi gushaka byagize ute byabaye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana mukozi Imana iguha umugisha kubwo kwitanga umaze iminsi urwaye. Mwumvise ko aho kujya unacisha mugakorora ni kwa kundi kwikaruma kugira ngo aticisha abantu irungu kandi atabika ibyo Imana yamubwiye kuko agomba kubitanga atongeye kandi atagize ute atagabanyije. Reka tugusabe utange nimero ya telefone uzagukenera umufatanye gusenga azaguhamagare noneho udusoreze n'isengesho. Nimero yanjye ya telefone ni 078 08 9 019. Dusenge. Mwami Imana yacu turagushimye turaguhimbaje. Uri umubyeyi mwiza, uri umushumba mwiza, uri Imana idukunda, urukundo runukuri rurenze kuko waraturinze tutarabo kurindwa. Icubahiro ni cyawe Kristo. Waturinze uraturinda uturinda umujinya wa Satani, uraturinda ntitwapfa. Niyo mpamvu tubonye amahirwe yo kwicara hano hantu kugira ngo tubwirize abantu bawe, tubabyire iby'ijuru ibyururutse imitima, nukuri tubabwire ko bahiriwe. Yesu ushimwa kandi ushirwa hejuru. Turagushimiye kuri Imana ije guhumuriza bawe kandi ijambo ryawe ratubwiye ngo uraje vuba. Natwe turavuze ngo amina ngwino Kristo. Urakoze kuko uri Imana yumvishe gusenga mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.